Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro by'Isano TV Show. Twizere ko mumeze neza cyane aho mugiye muri hose hagiye hatandukanye mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Twizere ko mumeze neza cyane. Tugiye kwigarukira ku banyamerika bagiye gufungura ishuri rya muzika mu Rwanda. Abahanzi benshi b'abanyarwanda ndetse n'abandi bagiye batandukanye bo hirya no hino ku isi byagaragaye yuko impano zabo zikunze kugaragara ari uko bamaze kuba bakuru, cyangwa se ugasanga bamwe nta nubwo bigeze baca mu ishuri. Ahangaha rero tugiye kwigarukira kuri aba banyamerika bagiye gufungura ishuri rya muzika mu Rwanda, dore yuko rizajya rijyamo abana bakiri bato, ariho iri shuri rizatangira kwakira abana bakiri bato ndetse rigakomeza rizamura n'abandi bagiye batandukanye. Umunyamerika Dr. Emily Good Perkins agiye gushora imari mu kubaka ishuri ryigisha umuziki mu Rwanda, rizaba ari mpuzamahanga. Rizatangira muri Nyakanga 2025, rikazigisha rihereye ku bato biga mu mashuri abanza, ariko rikaba rinateganya kubaka kaminuza ijyanye n'umuziki. Biteganijwe ko hazigishwamo amasomo arebana n'umuziki nko gucuranga, kuririmba, kwandika indirimbo, gutunganya amajwi n'amashusho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo mu muziki. Dr. Emily Good Perkins yagaragaje ko yahisemo gushora imari mu Rwanda nk'inzira yo gushyigikira umuziki wa Afurika kuko ari umugabane akunda cyane. Uyu mugore kandi afite ubuhamya mu bijyanye no kwigisha umuziki uhereye ku bakiri batoya, kuko yafashije umujyi wa Dubai gushyiraho imfashanyigisho yifashishwa mu mashuri kwiga ibijyanye n'umuziki. Yavukiye mu gihugu cya Kenya, akurira mu gihugu cya Uganda ndetse aba no mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatangaje ko agomba rwose gushyira imbaraga mu muziki wa Afurika, aho yagize ati niyumvamo cyane ko ndi umunyafurika kandi ni nayo mpamvu nshaka gufasha mu guteza imbere umuziki. Yakomeje agira ati icyo nzakorera iri shuri ni uko nzarishyira ku rwego ruhanitse kandi u Rwanda rurabikwiriye. Muri iryo shuri kandi hazubakwa inzu itunganya umuziki ariyo studio izajya ifasha mu gukarishya ubumenyi ndetse ibarizwamo n'abawutunganya mpuzamahanga, abarimu baturutse muri Amerika. Yashimye ko Minisiteri y'Uburezi yemeye gushyigikira icyo gitekerezo, ikamusaba gutegura integanyanyigisho n'imfashanyigisho yagenderwaho. Joe Cameron uri mu batunganya umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri mu Rwanda yagaragaje ko hari gutegurwa integanyanyigisho izajya igenderwaho. Umwe mu bazigisha muri iryo shuri uzobereye mu muziki, Warren Sticken, yashimangiye ko u Rwanda ruzaba ikiraro cyo kugeza ibikorwa byabo muri Afurika. Umushumba mukuru w'itorero Ihema ry'Ubuntu Bishop Dr. Musinga Emmanuel uzaba ushinzwe imikorere y'ishuri yagize ati impamvu umuziki wacu ari muto ni uko udakorwa mu buryo bwa kinyamwuga. Turashaka gukora ibintu kinyamwuga ku buryo umuntu azaba afite impamyabumenyi y'ibyo yize, kandi ibyo bizafungura amarembo ku bawukoramo. Ibi rero akaba ari ibyagiye bitangazwa n'abo banyamerika bashaka gufungura ishuri rya muzika mu Rwanda. Ubona ko ari ibintu byiza cyane, dore yuko abahanzi bagiye batandukanye bazamutse ariko badakuriye mu ishuri rya muzika, aho bagiye bagaragara bamaze kuba bakuru, aho impano nyinshi z'abahanzi zagendaga zipfukiranwa zikagenda zigaragara ari uko bamaze kuba bakuru. Nubwo mu Rwanda dufite ishuri rya Nyundo ryigisha umuziki, byari bikwiye yuko habaho n'irindi shuri rituruka mu bwana, rwose umwana akajya aturuka hasi yiga umuziki. Ufite impano wese akabasha kuba yakurira mu ishuri ndetse agakora yarize umuziki awuzi neza cyane, azi ibikoresho bya muzika ndetse azi n'ibindi bigiye bitandukanye. Byaba byiza
rero iri shuri rigiye rinibanda ku bafite impano zigiye zitandukanye, abadafite ubushobozi, dore yuko amashuri y'umuziki aba ahenze cyane. Hari benshi baba bafite impano zigiye zitandukanye, ariko kubera amashuri ahenze bikaba bitabashobokera yuko bakwiga muri ayo mashuri. Bikaba nanone bibasaba kuba byagorana kugira ngo babone ayo mashuri. Nabyo byajya biba byiza cyane kuko hari abana benshi cyane bafite impano zigiye zitandukanye, ariko bakaba batabona aho babasha kwigira umuziki. Ugasanga hari kujyayo babandi bafite ubushobozi, ugasanga babandi badafite ubushobozi nabo ntago bari kugenda babona uko biga. Ngibyo rero ibiri kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibiri kugenda bivuga yuko mu Rwanda hagiye kuba haza ishuri ryigisha umuziki guhera mu bwana ndetse rikajyamo abakiri bato, ariko hakaba hari no guteganya ko bari guteganya yuko hazafungurwa na kaminuza. Mwakoze kubana natwe, iyi ni Isano TV show. Ciao ciao.